wari umujyi urimo ubuzima bugoye kuri bamwe abandi bworoshye nk'uko biba bimeze n'ahandi hose. Ikibazo umujyi wari ufite cyari cy'umwanda wakwirakwiraga hirya no hino. Nta gahunda yari yagateguwe neza yo gukusanya no gutwara iyo myanda, bityo abaturage bakabura ahantu hahamye ho kuyishyira. Imihanda yabaga yuzuyemo ibisigazwa by'ibiribwa byabaga byavuye mu ngo no mu masoko. By'umwihariko imiryango yari ituye muri ako gace yabaga ifite akamenyero ko guteka buri munsi, bityo ikagira ibisigazwa byinshi. Ibishishwa by'ibirayi, by'ibitoki n'ibindi byasigaraga mu gihe cyo gutegura amafunguro bakabijugunyana n'ibindi byasigaraga ku meza. Bamwe bageragezaga kugira ingarani yo kubishyiramo, ariko nabwo byabaga byinshi bakakubitwika, byatezaga umwotsi utari mwiza, kandi habaga hari impungenge ko kubitwika uko biboneye byashoboraga guteza ibindi bibazo birimo n'inkongi y'umuriro. Uretse n'ibyo, hari ubwo byaboreraga muri izo ngarani bigatera umunuko mu mujyi, cyangwa se bimwe bigatwarwa n'umuyaga, ibindi abana bakabikiniramo bigatuma bikwirakwira ahantu hose. Kugira ngo iki kibazo gikemuke, ubuyobozi bw'umujyi bwafashe umwanzuro w'uko buri rugo rugomba kugira ahabugenewe ho gushyira imyanda. Buri gipangu cyasabwe gutegura umufuka cyangwa agasanduku, ku buryo igihe abashinzwe isuku bazengurukaga mu gace bazaga bagafata ibyo bishingwe byose. Umwanzuro wari ugamije kugabanya umwanda, gukumira indwara ziterwa nawo, ndetse no gutuma imidugudu igaragara neza. Abaturage bamwe babyakiriye neza kuko bari barambiwe isura mbi y'aho batuye, bari bazi neza ingaruka z'umwanda wambukiranyaga aho hose, kuko wahahinduraga indiri y'udukoko n'imbeba. Muri uwo mujyi hari hatuyemo umugore ukiri muto ufite inzu zikodeshwa mu gipangu cye. Nawe niho yatahaga, aricyo abanamo n'umwana w'umuhungu w'imyaka 2 n'umukozi wamumurereraga. Umugabo we yakoreraga mu mahanga, akagera rimwe na rimwe nka nyuma y'amezi 3 cyangwa arenze. Umugore yagiraga akazi kenshi ku buryo nawe ku manywa atabonekaga mu rugo, akaboneka rimwe na rimwe. Ibyo rero bikamusaba kugira umukozi wo mu rugo uhoraho. Mu gipangu rafite imiryango ine yakodeshwaga, umwe muri bo bamwe umugore waruhitse kuhimukira vuba. Kubera ko mu mujyi bari barakajije ibintu by'amasuku, bashyize abakozi benshi bashinzwe isuku mu muhanda. Uwo mugore witaga ku bana be 2 b'abahungu, umwe afite imyaka 5 undi na kuko bari ndahekana, nawe yakoraga mu muhanda. Yazindukaga kare cyane mu gitondo, we n'abandi bagore n'abakobwa bagahera uruhande bakubura aho babaga basabwa gukora amasuku. Ako kazi nubwo katahembaga amafaranga menshi, kavagamo amafaranga yo kugaburira abana be, akabasha kwishyura akumba k'agashamburete yabanagamo nabo. Nta mugabo yari afite kuko yari yashize imyaka 2 apfuye. We n'umugabo we barabakene cyane ku rwego rushoboka, ku buryo yapfuye ntihagire n'ikintu na kimwe asigarana cyamufasha kwita ku bana. Nta n'inzu bagiraga, barakodeshaga. Nubwo bwose bamwe bafataga akazi ko gukubura muri kaburimbo nk'agaciriritse, we niko kazi keza koroheje kandi kahembaga menshi yarakoze kuva yavuka. Kari karamuvanye mu cyaro aza gukodesha mu mujyi, yumvaga birenze Imana ntako itamugeze. Ubwo buzima yarabwishimiye kuko bwari butandukanye n'ubwo yabagamo mbere, ariko nanone ubukene bwari bugikomeje. N'ubundi mu bantu bakodeshaga mu gipangu niwe waruciriritse. Mu gihe abandi batekaga inyama buri munsi, abandi mu minsi 2, utazibonera igihe akazi rya rimwe mu cyumweru, w'abana we yabatungishaga ubugari kuko aribwo bwaguraga make, yahindura agateka umuceri na kawunga. Nibura mu cyumweru baryaga ubugari nk'iminsi 5. Kandi kubera ko yabaga ashaka kugira utwo azigama, abana be ntibashiraga inzara 100% ngo bibe barya banasigaze. Iyo baryaga bagasigaza, byabaga ari nk'igitangaza kuri bo. Rimwe mu kwezi gusa nibwo byashobokaga, kuko mama wabo yabaga agihembwa, nibwo yahahaga ubugari bwinshi, agateka ikiro cyose bakakirira rimwe. Ubwo noneho yabaga yaguze n'uturongo twose, agakora agasosi keza ko kurisha ubwo bugari, agateka n'agakoma agashyiramo isukari. Iryo joro abo bana bakarara bigaragura, inda zabaga zibarya kubera kugwa ivuto. Ntibabaga baheruka kurya ngo bahage, aho rero babiboneye nabo bakabirya nk'abari kurya ibya nyuma. Ku rundi ruhande, nyiri igipangu yari umukire cyane, yaryaga inyama buri munsi zo mu bwoko butandukanye. Yari gahunda ihoraho, yarapangiye icyumweru cyose. Umukozi we witwaga Randirine yagombaga kubikurikiranya neza atibeshye na gato, akamenya ko kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru agomba guteka inyama z'ubwoko butandukanye. Amafiriti, amakaroni, umuceri, amagi n'ibindi byo kurya byose abakire batunzwe nabyo nibyo byabaga byibereye mu rugo. Kubera ko batekaga ibyo kurya byinshi, ibyo basigazaga babyukaga bemena mu mufuka w'imyanda. Abakoresha amakara baraguze umufuka, kumwe bari gushira, ayo hasi yarabaye ifu, bajyaga muri uwo mufuka bakamenamo iryo vu. Ababaga bamennye ibiryo hasi barabiyoraga nabyo bakabishyiramo. Iyo mu gitondo Randirine abyukaga yabanzaga gukubura ibyo akubuye mu mboga bose akabijyana muri wa mufuka. Mu gipangu cyose ni wari uyoboye mu kumenamo cyane. Buri uko yajyaga guteka niko mu isafuriya byabaga byasigayemo akabihuriza hamwe n'ibyasigaye ku meza akajya kubimenamo. Rimwe mu mpera z'ukwezi mama w'abana yabuze amafaranga burundu, ayo yakoreshaga haha yari yamushiranye. Mu nzu nta kintu cyari kirimo. Ikimina yabagamo yagujijemo make abasha guhaha yo kurya. Guhera uwo munsi noneho yasabye abana be kwihangana bakanyurwa n'utwabahaye. Nubwo bwose nabwo yabaga yatetse bike, yababwiye ko noneho nabyo agiye kubigabanya. Yarabivuze abana be bararebana baramwenyura. Yibajije impamvu bamwenyuye, ababajije igishimishije muri byo baramwihorera. Umukuru yaramubwiye ati mama, nta kibazo rwose, upfa kujya uteka gusa ukanatugurira ibitente. Mama wabo yitwaga Lorna, amarira yamuzenze mu maso kuko yabonaga ko abana be bamenyereye inzara. Kubera agahinda yahise ajya kwiryamira. Amafaranga yo mu kimina yashize abana barya rimwe ku munsi. Icyamutangazaga ni ukuntu bahoranaga imbaraga, yataha agasanga bameze neza bakina nkaho nta cyabaye. Nabwo byaramucanze, ageze aho yishyiramo kubwo nyine bamenyereye inzara.
yari yarakoze iyo bwabaga agura agateleviziyo gatoya cyane. Abana be yabaguriraga amafilime y'ibitente n'uturirimbo tw'abana bakirirwa batureba. Yibwiraga ko hari wenda bareba ibitente bakunda ntibagire inzara. Ukwezi kwararangiye, noneho ku kazi bababwira ko batazabahemba ku ya mbere. Basabye ko bihangana kuko ngo amafaranga ari kuza ku itariki 10. Ubwabyo ku ya mbere nawe yari yaragujije mu kimwe yaramaze gushira. Yibwiraga ko nahembwa azishyura, ariko nabwo ntiyari kuyabona. Byari ikibazo gikomeye cyane kuri we. Nta kundi yari kubigenza, yashakishije ubundi buryo bwo gutakira abantu ngo arebe ko yaramuka we n'abana be. Yagiye mu kazi nk'ibisanzwe atakira mugenzi we yamuguriza udufaranga. Utwo dufaranga ntiyari kutumurana iminsi 10 kandi nta handi yateganyaga gukura ndi. Noneho ubugari bwabaye ihame. Yatekaga buke kandi agateka imboga zuzuyemo amazi ngo abana babone uko bakozamo bamire. Nyuma y'iminsi 6 amafaranga yarashize. Yashatse undi muntu yaguze aramubura kandi nta butike n'imwe yamukopaga. Hari mu mujyi aho byavugwaga ko buri muntu amenya ibye. We yabaga ahangayitse cyane, nyamara yagera mu rugo agasanga abana be bari kwirebera ibitente basakuzanya ibyishimo nk'aho nta nzara bafite. Yagiraga akabahobera, amarira akamuzenga mu maso, agakaraga agafu mu mazi akabaha ubugari. Muri iyo minsi yaragiye arananduka ashiramo cyane kuko yasaga nk'aho atarya. Icyakora icyizere cyari kiri kuza noneho kuko ari guhembwa nyuma y'iminsi 4 gusa. Waho guhahira muri butike yigiraga mu isoko rigari ryari rituye hafi y'aho yabaga, agahahira rimwe utuntu twose kuri make. Ntabwo yagiraga umucuruzi bamenyeranye ku buryo ari kujya mu Rwanda mu gihe amafaranga yatinze kuza. Icyakora abakoresha babo barabizerwa babahemba ku gihe. Muri uko kwezi ho ntiyarazi ikibazo cyabayeho. Aho gupfa yagiye muri butike asaba ubugari kilo kimwe n'ibishyimbo bya 200, asaba n'utuvuta two guteka. Akibifata yakuyemo indangamuntu n'ibyangombwa bye byose biha umucuruzi. Aramubwira ati abana bagiye kungwa mu maso kandi amafaranga ari buboneke nyuma y'iminsi 4. Nukuri mbabarira unyumve, sigarana ibyangombwa byanjye njye kubagaburira. Aho ntuye urahazi sinzakwambura pe. Uwo mucuruzi yabuze uko agira, aramubwira ati twara, ubwo nyine ngukopye ku ngufu. Yaramwongorera aramubwira ati ubusanzwe nta muntu ujya nkupa nubwo yaba yenda gupfa, ariko wowe ho ubwo bikoze n'abantu bareba, twara nakubwira iki, iminsi wamaye nutishyura akazakubaho. Lorna yageze mu rugo afite ubwoba ko abana be bashobora kuba bishwe n'inzara baryamye, nyamara yasanze bareba ibitente. Yari filime ndende cyane yabaguriye ifite ibice byinshi. Barangizaga igice kimwe cyamaraga nk'amasaha 2 bagashyiramo ikindi. Waho kunanuka batangiye kugira uruhu rukeye muri iyo minsi baranabyibuha. Bwa mbere yaketse ko ari bwaki, ariko abana basaga neza, umusatsi ari umukara, amaso ari umweru, nta kimenyetso na gike cy'uburwayi bafite, ahubwo bafite imbaraga. Ubwo bugari yakoze ku buryo kiba burya mu minsi 2, ikazashira abonye ko ateka imitwe mu yindi minsi yari gukurikiraho. Abana be yabahaye bwinshi barya buke kugira ngo bakomeze kubaho. Yapfukamye hasi ashimira Imana, ijoro ryose ararasenga. Imana yari ikomeje kwita ku bana be ntibagire ikibazo na gito, kandi byarasaga nk'aho batarya. Baryaga inshuro imwe gusa kandi bakarya bike, nyamara bakagumana itoto n'imbaraga. Babaga basimbuka nk'aho batazi icyo inzara ari cyo. Ku munsi wa 9 n'ahandi ho kwerekeza amaso yari afite na hake. Mu kiminari yarafashe inguzanyo, ubwabyo kuraranya barabihaniraga. We rero yararanyije yarafashe ideni, ubwo byari bisobanuye ko bagendaga bakuba inyungu. Umucuruzi bari baturanye yari yaragiye amukuraho ikiro cy'ubugari. Umukozi bakoranaga yari yaramugojeje, nta handi ho guteka imitwe yari afite. Lorna yabwiye abana bati rero uyu munsi ntabwo turi burye, ejo nibwo tuzateka byinshi cyane. Abana bati turarara twirebera ibitente. Agahinda karamwishe amarira amuzenga mu maso, umutima uratangira ati byagenze bite? Ubwo cyo abana banjye badatinya inzara. N'ikiniga cyinshi yarababwiye ati nta kibazo, umuze kureba ibitotsi n'ibibica muryame. Nawe byari bimurenze. Abana bari bakomeye kumurusha. Yatangiye gukeka ko wenda hari umuntu ubagaburira mu gipangu, abibabajije barahakana. Nubwo bwose yari yaburaye, mu gitondo yabasezeye hajya mu kazi. Yari afite akanyamuneza kuko hari ku munsi wa 10. Amafaranga bari kuyahembwa uwo munsi kandi nta yindi nzitizi yari kubaho. Yagiye mu kazi batangira gukubura. Ubusanzwe kuko bakuburaga mu gice kinini, iyo byageraga saa 6 bamwe bajyaga no kuruhuka. Ariko ababwa badafite amafaranga yo kurya cyangwa se ubundi buryo babigenzamo, bigiraga mu ishyamba ryabaga ryegera umuhanda bakiryamira. Mbere ya saa 6 yakoze ameze neza. Bagarutse saa 8 ku zuba ryinshi bagiye gukubura ahantu bari batemeye ibiti bikanduza umuhanda. Mu gihe yakuburaga imbaraga zamubanye nkeya ahita agwa hasi ubwenge. Lorna yaramaze igihe kinini atagira icyo arya, ajijisha umunwa n'igifu ngo hari icyo ashyizemo. Yatekaga duke hafi ya twose akatwihera abana, agakuramo duke cyane. Yagize inzara ikabije ku buryo umubiri wacitse intege bikabije, kuko noneho n'utwo duke yaryaga ntiyari yakadukojeje mu kanwa. Yari yaburaye burundu no ku manywa atariye, aheruka kurya ku mugoroba w'ijoro ryari ryabanje mbere yaho, kandi nabwo yariye duke. Ibyo byose byivanda n'umunaniro w'ubuzima bwa buri munsi bwo gukubura mu muhanda hamwe no guhangayika kwinshi ahangayikiye abana be, byatumye umubiri ugera ku rwego rurenze ubushobozi bwo kwihanganira imbaraga nke, agwa hasi uwo mwanya atubwenge. Nyuma y'uko aguye hasi, abo bari kumwe nawe bakorana amasuku bayoboye ikibaye, bamwe batangira gukeka ko arwaye indwara yo kugwa hasi. Bahise bamufata bamugeza kwa muganga igitaraganya. Abaganga bamusuzumye byihuse basanga yataye ubwenge kare cyane. Lorna yari muri koma.
yararembye cyane, bamwihutana bamujyana mu bitaro by'indembe, baba bamushyizemo serumu y'amazi. Bataramenya neza icyateye ikibazo cye, batazi ko ari inzara ikabije, abaganga bahise batangira kumuvura mu buryo bw'ibanze. Nta muntu wari guhita akeka ko ari ikibazo cy'inzara. Abaganga nabo kubera ko batari babizi, babanje kureba niba umutima we ukora neza, ubuhumekero, ubushyuhe bw'umubiri n'ikigero cy'imbaraga ze. Amazi bari bamuhaye muri serume bari bizeye ko hamwe n'indi miti bari bagiye kumuha byari kumwongerera imbaraga. Banamushyize ahantu heza hari agashyuhe ho kuruhukira kugira ngo umubiri we ugarure ubushobozi wari watakaje. Nubwo batari bazi icyateye ikibazo cye, uburyo bwo gutanga ubufasha bw'ibanze bwari ingenzi kugira ngo umubiri utangire kongera gukora. Abaganga babanje kumwitaho cyane, bareba ko nta bimenyetso by'ubundi burwayi birimo, kandi bakurikirana uko umubiri we wiyongeraga imbaraga buhoro buhoro. Kuri uwo munsi ari mu bitaro, Bwije nta makuru amenyekanye y'icyo yabaye, kandi kuri uwo mugoroba nibwo bagombaga kumuhemba kuko itariki ya 10 yari yageze. Amafaranga bayoherezaga kuri telefoni agana saa 1:30, amafaranga y'ukwezi bose barayaboherereje nawe arimo. Roruna akigwa hasi, umugore bari bajyanye mu bitaro, umwe wamugurije amafaranga, akaba ari nawe wari wakomeje kumuba hafi amuri iruhande, yibutse ko afite abana 2. Bwari bwamaze kwira, ntiyari kumusiga ngo ajye kubareba kuko hari agana saa 5. Nta mwene wabo Roruna yagiraga, umugabo yari yarapfuye. Uwari umurwaje ntiyarazi niba agira n'iwabo kuko muri telefoni harimo amanimero atarenga 8. Imwe yari iwabo akoreshaga mu muhanda, izindi zanditseho amazina atabashije guhita asobanukirwa. Kubw'amahirwe yabonye nimero yishyuragaho amafaranga y'inzu, yari yanditseho uw'inzu, ahita ayihamagara. Nubwo hari saa 5, Landirodi yarayitabye kuko yarakoresheje nimero ya Roruna, yagize ngo niwe nyirizina umuhamagaye. Uwo mugore yaramubwiye ati njye nkorana na Roruna, turi mu kazi yaguye hasi, tumujyana kwa muganga, ubu ari muri koma ntari no kuvuga. Rero abana bisinzi ngo bameze bate? Mbatekerejeho, ndavuga ni nkamwe muri Afurika mbahamagare niba ari cyo mwabafasha mu gikore. Landirodi yagiraga impuhwe nyinshi cyane bidasanzwe, ariko yita ku bimureba. Kumva ko abo bana bari mu nzu bonyine byaramubabaje, aho kubyutsa Landirine ngo ajye kubareba, ubwo yigira kureba niba baryamye. Abana bari bakinze urugi basinziriye, yarabakomangiye ngo bakingure ntibakingura. Yabwiwe kuri telefone ati humura, ngiye gusiga umukozi wanjye bacunga, nza aho ngaho ku bitaro. Nanone yabyukije umukozi we Landirine, amusaba gusigara akomanga ngo arebe ko abana bakanguka. Undi adatekereje byinshi, yahanaguye mu maso, yambara neza, yurira imodoka ajya ku bitaro. Yageze yabaza uwo mugore uko byagenze, nawe ati yaguye hasi, n'abaganga ntibaramenya icyo yabaye. Icyakora bavuze ko ejo kiraba cyagaragaye, babanje kumuha ubufasha bw'ibanze. Landirodi yaramubwiye ati niba wananiwe ukaba utaha hafi kandi mukaba mufite akazi mu gitondo, watanka mu gusigariraho. Uyu ni uwo mu rugo, ikibazo cye kirandeba, ngomba kumukurikirana. Uwo mugore kuko yahise yigendera, we yumvaga ubufasha bwe burangiye. Ku rundi ruhande, kuko yari yabonye akamesaje k'amafaranga, mu mutima yumvaga Roruna yakanguka akabanza kumwishyura iyo yamugurije. Amaze kugenda, Landirodi yahamagaye Landirine ngo amubaze uko abana bameze. Yamubwiye ko bari basinziriye akabakangura, ariko ko bameze neza. Nawe ati none se ubwo bariye? Landirine ati ntabwo nigoye mbibabaza, ahubwo nabahaye ibyo kurya, ubu bari muri salo yacu, nibasoza ndabaryamisha. Nawe ati umwana wanjye nawe umwiteho, nakanguka umube hafi. Bwarakeye, umugore ntiyajya ku kazi, aguma mu bitaro. Yasabye Landirine kwita ku bana ba Roruna, akabaha icyayi n'umugati, akabasiga mu rugo nk'ibisanzwe, akajyana umwana ku bitaro, we akahasigara, akabona uko aza kuba aruhutseho gato. Bwarakeye, umugore ntiyajya mu kazi, aguma aho mu bitaro. Yasabye Landirine kwita ku bana ba Roruna, akabaha icyayi n'umugati, akabasiga mu rugo nk'ibisanzwe, akajyana umwana ku bitaro, akahasigara, we akaza kuba aruhutseho gato. Ubwo biyemeje kujya bamusimburanaho kugera igihe yari gukirira. Ariko kuri uwo munsi Landirodi akimara kuhagera, wa mucuruzi Roruna yari yarafasheho ideni yaje mu gipangu asakuza ati Roruna arihe? Amafaranga yanjye arihe? Landirodi mu kinyabupfura cyinshi yamubwiye ko ari mu bitaro. Uwo mugabo ati ubwo se yarwaye iki? Uzi ko yaje gufata ibintu byanjye ku ngufu, ngagiye kuburara, nkemera kumukopa ntasanzwe nkopa abantu, none ngari mu bitaro. Mbwira ibitari byari byenze kumutumaho umwana wanjye, yambwiye ko uyu munsi aribwo bari buhembwe. Landirodi yagize agahinda kuko yabonaga ko uwo mucuruzi w'umugabo nta mutima agira. Ikindi cyamubabaje nuko byumvikanaga ko Roruna yari yabuze uko agira, ashaka uko yakwita ku bana be, akajya gufata ideni. Yamubajije amafaranga yari amurimo, asanga atanagera ku 1000. Yari yamwishyuye, ntiyamuvugisha menshi, amusaba kumusohokera mu gipangu ako kanya. Yariryamiye atekereza uko Roruna yari kwitabwaho, we agakomeza akazi ke, Landirine nawe akita ku byo mu rugo. Yagize ku mwanzuro w'uko agomba guhamagara umukozi wari uherutse kumusaba akazi ko mu rugo, akakamwima, akamubwira ko azamuhamagara. Kubera ko yifuzaga kwita kuri Roruna, yaramuhamagaye amusaba kujya kumurwaza mu gihe ariko bari mu bitaro. Landirine akaza kwita ku bana bose baba ba Roruna n'uwo yari asanzwe arera, kandi akajya agemura 3 ku munsi. Ibyo byari gutuma akazi ke kadapfa kandi Roruna akitabwaho neza. Ku mugoroba w'uwo munsi, Landirodi yasabye wa mukobwa wari umurwaje kubaza abaganga, bakamubwira indwara bamusanzemo. Bari banamaze kuyimubwira, bihurana n'uko nawe yifuzaga kumuhamagara kuri uwo mugoroba akamuha amakuru.
Landirine nawe yari yabimenye avuye kugemura, icyakora ntipfaga guhamagara nyirabuja ku manywa nta kintu gikomeye agiye kumubwira. Abaganga bari babonye ko ikibazo gikomeye cya Runa cyari gishingiye ku gutakaza imbaraga z'umubiri biturutse ku kudafata ibiribwa bihagije. Nyuma yo gusuzuma neza bavumbuye ko yagize inzara ikabije. Ubwonko bwe bwari bufite intege nke kuko kuba hatarya ibiribwa bihagije byatumye umubiri ubanza kugabanya umuvuduko w'imikorere y'ibice bitandukanye birimo n'ubwonko. Inzara ikabije yari yagabanyije glucose, ni ukuvuga isukari mu maraso, kandi glucose aba ari ikintu cy'ingenzi umubiri n'ubwonko bikenera kugira ngo bikore neza. Nibyo byari byatumye ata ubwenge. Uwo mukobwa bibwiye nyirabuja arumirwa cyane. Yaribajije ati ni gute umuntu mukuru w'umubyeyi agira ikibazo cy'inzara kugera ubwo ata ubwenge, abana be bafite itoto bari kuyaga kandi bafite imbaraga. Yahise ategeka Landirine kubitaho kurushaho, akabanza kubavura inzara ngo nabo batazagira ikibazo nk'icya mama wabo. Gusa byaramucanze kumva ko byose ari inzara yari yabiteye, kandi abana be bakomeye nk'aho ari abo mu miryango y'abakire yaraziranye nayo. Ahubwo ajyaga babona agashima Runa mu mutima, avuga ko ikintu yarashoboye ari kwita ku bana be. Yanze kubyibazaho cyane, ategereza igihe ari kuzavira mu bitaro ngo babiganireho neza. Abaganga batanze imiti n'intungamubiri z'ibanze, bamuha amazi, bakomeza kumukurikiranira hafi. Mu minsi ya mbere yatangiye kugenda agarura ubwonko ku murongo nubwo atahise ava muri koma ako kanya. Yagiye ahabwa amafunguro yoroshye arimo amasukari n'ibindi byari kumufasha bagamije gukangura ubwonko n'umubiri. Ikibabaje, kugira ubwo nta mukozi bakoranaga mu masuku yo ku muhanda wari wakamusoye. Ku munsi wa kane yatangiye gukanguka gahoro gahoro. Uko yagendaga akira niko ubushobozi bwo gutekereza no kwibuka bwagiye bugaruka. Nyuma y'iminsi 6 yagaruye imbaraga n'ubushobozi bwose bw'umubiri. Ikintu cya mbere yabajije uwo mukobwa wari umurwaje cyari icyaha abana be bari. Yaramubwiye ati Landirine agiye kuza arabigusobanurira, ahubwo reka mbwire na mabuja kuri kubasha kuvuga nawe aze kukureba. Uwo munsi Landirine ntiyaje wenyine, yazanye na nyirabuja n'abana babazanye mu modoka ngo barebe uko mama wabo yari ameze mu bitaro. Kuko basanze ari kuganira n'uwo mukobwa yegutse, yagerageje kwicara, bamugezeho baramuhobera, abana be nabo baza biruka baramuhobera. Amarira yamuzenze mu maso asaba ko mubwira uko byagenze. Landirine yaramubwiye ati harabura iminsi mike bakagusezerera, wowe ntiwigore utekereza cyane, tuzaba tuganira neza nibagusezerera. Abana bawe bo bameze neza, turi kubana nabo muri iyi minsi. Uyu mukobwa ukurwaje nawe uzamumenya neza, ni umukozi wacu. Runa byaramurenze abashimira bikuye ku mutima, cyakora imbaraga ze mubana ntiyongera kuryama. Nyuma y'iminsi 3 uhereye icyo gihe, uwa mugore yagurije amafaranga yaje kumureba. Akimugeraho agasanga ashobora kuvuga, ari guhaguruka ku buriri akajya mu bwiherero, akabasha kwiyoza no kwitamika. Yaramubwiye ati ndabona bigenda biza. Runa ati wowe usomeza ute? Wabwiye ku kazi ikibazo nagize? Nawe ati narababwiye, bambwiye ko bazaza kukureba muri iyi minsi. Gusa nagize utubazo twinshi nanjye, amafaranga arashira. Mbese ni ukubona ngenda, naho ntibyoroshye. Runa yaramwihanganishije akeka ko bari kuganira bisanzwe. Nyamara uwo mugore yarebeye ati none se umaze iminsi ngaho ugaruye agatege? Nawe atashize iminsi igera muri 4. Umugore tukaba utarohereza ya mafaranga. Runa yarababaye, ntiyamuvugisha irindi jambo kuko yabonaga ko nta nimwe amufitiye. Ahubwo yakanze akanyenyeri amwishyura amafaranga ye. Nta kindi cyamugenzaga. Akiyamwishyura, umugore nahise yigendera ati mbaye urwara ubukira. Bukeye bwaho abaganga banze ko adakwiriye kuguma mu bitaro, ko ahubwo bagiye kumwohereza mu rugo akaba ari arwariye ategereje gukira neza. Umukobwa bari kumwe yahamagaye Landirine arabimumenyesha. Nubwo ari ku kazi kamubanye kenshi, nta kindi atekerejeho aratashye ajya ku bitaro. Akihagera asanze bagiye kwishyura, Landirine ati kuki utampamagaye ngo mbahe amafaranga yo kwishyura? Yarebye hasi abura icyo amusubiza. Runa ati ariko ntibyari ngombwa, amafaranga yo kwishyura ndayafite. Landirine wari uzi ukuntu ku bitaro nta wigeze amusura muri bene wabo cyangwa mu bo bakoranaga, akaba ari nta muntu bavuganaga kuri telefone ngo wenda amuhaye amafaranga. Inzara ikaba ariyo yari yaratumye aza mu bitaro. Yaramubwiye ati Runa nyemerera aba ari njye yishyura, ayo yari kwishyura ndakubwira ikindi utayakoresha. Runa yazenze amarira mu maso. Ntiyarazi ko uwo Landirine wabaga wigurukira, rimwe na rimwe bakaba banahurira mu mbuga ntavuge. Yari afite umutima mwiza bene ako kageni. Gusa ikibazo kuri we cyari kimwe, yaribazaga ati abana banjye niki cyatumaga batagira inzara kugera ubwo njyewe yenda kumuhora. Landirine yabatwaye mu modoka bagera mu rugo basanga abana ba Runa nabwo bari kwirebera ibitente. Landirine yari yarabaguriye andi mafilime menshi cyane aryoshye bya hatari. Babaga bayicayeho, no kuba umwe yahaguruka ngo ajye kwihagarika asige mugenzi we areba wenyine ntibyari gushoboka. Bakibona mama wabo wabanje guhagarikira aho bari bageze, baramusanganira baramusuhuza. Hanyuma Landirine basaba ko bajya mu nzu bakaganira birambuye. Bakigera mu nzu bamaze kurya, Runa yamusobanurira ko iminsi 10 yamugendekeye. Yagezemo hagati aravuga ati ndabashimira ko mwiteye ku bana banjye na mbere hose. Uko biri kose iyo wabatunzwe n'ubwo busa n'abagaburiraga baba barapfuye. Nubwo banze kubimbwira, ntekereza ko nta wundi muntu ufite umutima mwiza nk'uwanyu ku buryo abagaburiraga nagiye mu kazi. Iyo natahaga njye umwuka wenda guhera kubera inzara, nabasangaga bishimye cyane banezerewe bafite imbaraga. Landirine yarebye Landirine mu maso. Landirine ati none urakeka ko ibyo Runa avuze ari byo? Abana be sinigeze bagaburira na rimwe mbere yuko ajya mu bitaro. Runa ati none se niki cyatumaga barushaho kumera neza?
utwo nabahaga twose ni gute twaba twarabanyuraga kugira ubwo batangira no gucya bigeze aha? Landerodi yarumiwe abaza abo bana ahantu bakuraga ibyo kurya, banze kuhamubwira ageze aho yiga amayeri ko bakuramo amakuru. Yarababwiye ati nimutahambwira nta bitente bishyashya ndabaha. Landerine bagura andi mafilime menshi, nimutabimbwira rero sindi bwemere ko yabashyira muri televiziyo yanyu, na biriya bitente yabahaye ndabibaka. Kamwe gakuru k'imyaka 5 kahise kabivuga kuko bakundaga ibitente kubi. Kuvuga ngo nibyo bari bafite ari bubibake byarabahangayikishije, batangira kumubwira uko ibintu byose byari bimeze. Bya bisigazwa bataga mu mufuka birimo amagufwa cyane ko bagakiriho utunyama, imigati, amakaroni n'ibindi byose bavangaga n'ibishingwe, nibyo biriraga ntibicwe n'inzara. Ndetse n'uwo munsi Landerine yari yajugunyemo ifi ikawushije ariko ngo yangiritse, baramwitsimba bajya kuyikuramo, banakuramo amafiriti n'ibirayi yaramennyemo bajya kubirya, nubwo bwose saa sita ari bubagaburire. Buri munsi mama wabo atarajya mu bitaro, cyane cyane muri ya minsi 10 y'inzara, mu gitondo akimara kugenda bacungaga Landerine akijya gusukamo ibisigazwa by'ibyo kurya, bakajya mu nguni yari irimo umufuka cyane ko hasaga nk'ahishe, bagakuramo ibyo hejuru bakabajyana mu nzu bakabirya vuba vuba. Nabo baryaga inyama buri munsi kuko nta na rimwe batamenagamo amagufwa zasigayeho. Baryaga amafiriti, amakaroni, ibirayi n'ibindi byose Landerine yafataga akabimenamo ngo nuko byaraye batabimaze. Imigati yabaga yaratangiye kubura, ikaba ari niyo mpamvu bemeraga kuyimena. Babaga baraguze myinshi yatangira gupfa yose bakayijyana mu mufuka, kuko Landerine yaramuka atinyutse kugaburira uwo mwana umugati utangiye gupfa cyangwa nyirabuja akawubona ku meza agiye kwifatira amafunguro ya mu gitondo, yashoboraga kumuhitana. Ibyo byo kurya bamenagamo nibyo byatumaga abana batagira inzara, bagahorana imbaraga. Ibyo mama wabo bagaburiye bikaba ari byo kurenzaho. Kumva inkuru nk'iyi ubwabyo kuri Landerodi byari ibintu bishya. Uwo mufuka wabaga urimo imyanda yose ishoboka, kandi hari ubwo rimwe na rimwe yabaga inuka. Abo mu gipangu bose bamenagamo ibyo biboneye byose, utibagiwe n'ibyo babaga bakubuye mu mbuga, ibyatakaye ku meza, iby'abantu batobye n'ibindi. Nyamara ku bana byabaga ari umugisha. Ku ruhande rumwe, iyo abana batajya babona ibyo bisigazwa ngo babirye, inzara iri kubatsinda mu nzu. Kuba Lorona yaragiye muri koma agata ubwenge kubera inzara, byari bisobanuye ko abana be bari kuba barapfuye. Nibwo nawe yatangiye kubitekerezaho neza, akibuka ukuntu abana be baryaga ubusa hafi ya ntabwo, ku buryo yabonye ko burya basimbutse urupfu. Ijoro baburaramo, saa sita ntiyari yabagaburiye, kandi ku mugoroba wa mbere yaho bari bariye ubugari buto cyane n'amazi menshi yari yatekanye n'imboga yita isosi, akarara acumangana mu nda, nabo bakarara basohoka buri kanya, ariko bari bameze neza. Landerodi yagize ikimwaro agira agahinda, umutima uramurya cyane. Ku ruhande rumwe nta kosa na rimwe yishinjaga, kuko yumvaga ko adakwiriye kwivanga mu buzima bw'umupangayi we ngo ajye amubaza niba yariye, niba abana bariye, ku buryo ari kugera n'ubwo ajya amuha ibisigazwa by'ibyo yariye. Lorona niwe wabaga ugomba kumwishyura amafaranga y'inzu ku kwezi, rero ntiyari ashinzwe kumugaburira. Landerodi yigarura icyizere, aratekereza ati ubwo se si Imana yadukoresheje ngo tujye duteka byinshi biruta ibyo twamara, kugira ngo nibisaguka aba bana bajye babirya bakomeze kubaho. Uko biri kose, aho kugira ngo umukozi wanjye ateke bibe bike, byaba byinshi. Landerine we yatangiye kugira ubwoba, akeka ko ngo bagiye kumuhana, ariko nta jambo bavugaga bose kuko bari bumiwe. Yaratekereje ati ubuse barampana, niba ashaka kubimpanira ndababwira ni wenda iyo mbibaha bakarwara, mama wabo yari kuvuga ko twabagiriye nabi, ubundi se iyo mbibagaburira bagahura n'ikibazo, niba ari kuvuga ko cyatewe n'ibyo nabagaburiye maze nkabura akazi nziza abana ntashinzwe kurera. Landerodi yikije umutima, aramubwira ati none se Loro, iwanyu nihe? Wageze naho ute? Papa w'abo bana bahe? Ese warize? Uretse kuba ukubura mu muhanda, akandi kazi washobora ni akahe? Utekereza kuzakomeza gukubura mu muhanda iteka? Ibyo bibazo byose Loro nabisubije uko biri. Umugabo we yari yarapfuye, ubukene nubwo bwari bwaratumye ava iwabo akaza gushaka imibereho, kandi aho yari yaravuye mu cyaro naho ubuzima bwari bumeze nabi cyane. Amashuri ye yarayatumye abasha kumenya gusoma no kwandika gusa. Akazi kose kari kumuha amafaranga kadasaba ko umuntu abaza urundi rurimi cyangwa afite ubumenyi runaka bwo mu ishuri, yamubwiye ko ari kugakora mu gihe kari kuba katari ako kugirira abandi nabi. Ibyo kuba azakomeza gukora mu mahanda yamubwiye ko bizaterwa n'ahise zamwerekeza. Landerodi yarahagurutse ajya mu bubiko arebamo ibyo kurya bari basigaranye, abona nta kintu kirimo. Yigiye ku ruhande ahamagara kuri butike yajyaga ahahiraho abasaba kumuzanira ibyo kurya. Bazanye amavuta yo kurya, umufuka w'umuceri, kawunga, ibishyimbo n'ibindi bintu by'ibanze birimo n'umufuka w'amakara. Ibyo byose yabihaye Lorona, aramubwira ati ikibazo cyose wagira ujye ukimbwira, nubwo bwose uba mu nzu zanjye aricyo cy'ibanze kiduhoje, ujye umenya ko ubwo mu gihe hari ikindi bivuze, ubu uri umuntu wanjye uba iwanjye, kandi uretse kujya mu kazi muri iyi minsi hari icyo nshaka ko tuganiraho. Lorona byaramurenze, arishima cyane, amwemerera kuba agumye mu rugo adasubiye mu kazi. Yaramubwiye ati icyo ashyira imbere no kugaburira abana banjye, n'ubu bwose hari aho bigera bikananira. None umpaye ibyo kurya bihagije, umpa n'amakara. Ay'inzu nayo ndayafite kuko bari baherutse kumpemba ndi mu bitaro. Nyir'inzu yaramuhaye ibyo kurya, ariko umugore yari agifite umutima wo kumva ko agomba kumwishyura y'inzu. Yaramubwiye ati humura, iby'inzu byibagije mu gihe icyo kintu uri kukubwira tutarakiganiraho. Yagiye mu nzu ye we n'abana be, Landerodi nawe asigarana n'abakozi be muri salo.
Roruna yahise afatisha imbabura ngo atekere abana be iby'umugoroba. Landirodi asohoka hanze aramubuza. Yaramubwiye ati ku mugoroba turi busangire. Abakobwa banjye reka bateka hakiri kare, wowe banza uruhuke. Nawe ntiyagoranye yigiriye kuryama atekereza ku neza yarakomeje kugaragarizwa. Abana be bakomeza kwirebera ibitente. Umugoroba warageze basangira ibyo kurya baganira, hanyuma Roruna afata abana be bajya mu nzu yabo. Byageze nka saa 5 z'ijoro umwana akanguka ashaka kujya ku bwiherero byihutirwa. Mu masaha 2 gusa basoje kurya yarwaye agakanzu muri iryo joro. Yagarutse mu nzu avuye ku bwiherero akigera amasubirayo, kuko ubwiherero bwari mu gipangu nta bwoba bwo kwisohora yabaga afite. Mama we yarafite ibitotsi byinshi kurya tumvise ko umwana wari gusohoka. Yari yuzuye umunezero ko yari yahawe ibyo kurya, bamusezeranyije ko ibyo kwishyura inda adakwiriye kubitekerezaho kandi ko bari kumuganiriza ku kintu cyiza mu minsi yari imbere. Byasaga nk'aho byari bimuhangayikishije byose bishize, nawe si ugusinzira aragona. Ako kana gakuru k'imyaka 5 kasubiye ku bwiherero, ariko mu kwituma hatangira kuza n'amaraso. Karahagurutse ngo gasubire mu nzu, karazengerera kagwa imbere y'ubwiherero. Mu masaha ya saa 8 Roruna nawe yashatse kujya ku bwiherero, agiye gusohoka asanga urugi rufunguye. Yarabizi ko abana be nubwo bari bato nijoro bakinguraga urugi bakijyana mu bwiherero, cyane ko butari na kure. Yerekejeyo asanga umwana we yaguye hasi asa nk'uwahwereye. Yatabaje Landirodi bamujyana kwa muganga igitaraganya. Ikibabaje ni uko bakimugezeyo muri amasaha ya saa 8 n'igice umwana yahise apfa. Mu gahinda kenshi Roruna yubamye hejuru y'umwana batangira kurira cyane. Yabajije umuganga ikimwishe, amubwira ukuntu ku munsi wabanje na mbere yaho umwana yari ameze neza kandi ko no ku mugoroba yari yariye ibyo kurya bisukuye. Yamaze kumusobanurira ko umwana w'ubuzima bwose bwari bumeze uko yaryaga ibintu batoraguraga mu myanda. Muganga amusubiza na Landirodi yumva ati umwana wazize uwo mwanda rwose. Nubwo yariye neza kuri uyu mugoroba, birashoboka ko yanduye indwara zandurira mu mwanda ariko ibimenyetso ntibihite bigaragara. Yanduriye mu biryo cyangwa mu mazi yanduye yaba yaranyweye muri iyo minsi yashize. Hari ukuntu indwara igera mu mubiri ikamara iminsi mike nta bimenyetso, hanyuma igihe cyagera igahita yigaragaza mu buryo bukomeye cyane. Niyo mpamvu indwara yamufashe mu buryo butunguranye kandi ikamwica vuba. Amuhumuriza arakomeje ati Roruna, kubyumva biragoye pe. Icyakora ntabwo ibyo umwana we yariye kuri uyu mugoroba ari byo bimwishe, ahubwo yari yaranduye mbere. Indwara nka korera ikunze kwibiranya mu minsi mike mbere y'uko igaragara, kandi igaragaye ku mwana muto nk'uyu biba byoroshye ko imihitana mu masaha make cyane. Roruna kwihangana byari byamunaniye, ibyo byose babimubwiraga boroga. Mbere yaho yari yishimye yibwira ko ibibazo biri hafi gukemuka, nyamara indwara yabaye ibitari no kwihanganirwa. Umwana we yarapfuye. Landirodi yahagaritse umutima. Ubusanzwe nubwo inyama yari kubigoye ku meza yogeje asa neza cyane, ntiyashoboraga kuyirya, yabaga yanduye. Iyo Landirodi yabaga yarura wenda bimwe bikagwa hasi, ibyo byabaga byanduye cyane ntibari kubirya. Kuba umwana we yari gukora hasi byonyine bakamugaburira batamukarabije byari kuba ari ikizira. Ariko abo bana ba Roruna bo baryaga ibyo yabaga yasigaje, nabwo bakabibona bivuye mu myanda. Nawe yemeranyaga na muganga ko umwana yishwe n'ibyo yariye birimo umwanda, anatekereza ko ahubwo n'umwana wari wasigaye mu rugo yashoboraga gupfa. Nawe kwifata byaramunaniye, atangira kurira asakuza cyane. Mu kwihutira kwa muganga, uwo mwana wundi wari bamusize aryamye mu nzu Roruna yakodeshaga. Bakimara kwinjira mu modoka, Landirodi yegetse urugi rwo kwa Roruna ajya kwiryamira. Landirodi yamuhamagaye amusaba kureba uko ameze, amutegeka kutongera kuryama akamwicara iruhande paka butangiye gucya, agahita amuzana kwa muganga butaracya neza. Nawe bakamuvura kugira ngo indwara itamutungura agapfa nka mukuru we wamurushaga umwaka umwe. Icyakora yishyize mu mwanya wa Roruna agerageza no kumutekerereza, avuga ati ubuse Roruna ari kumbona ate ko ibyo umukozi wanjye yagiye amena mu mufuka ari byo bimwishe, ubu se disi azambabarira? Yitonze aramubajije ati none se uri gutekereza iki? Uyu mwana arashyingurwa ate? Arashyingurwa hehe? Kuko ubu bagiye kumujyana mu buruhukiro kandi mu gitondo tugomba kuhamukura. Roruna yabuze icyo asubiza, ahubwo amarira arikuba. Landirodi yaramubwiye ati niba hari bene wanyu bari mu cyaro, nubwo waba atakwitaho cyangwa ntacyo bakumarira, byaba byiza dushatse uko tubibamenyesha n'umwana tukamujyana akaba yashyingurwa, kuko iri miryo mumugirira ahenda. Urabyumva ute? Roruna yatangiye kumva ko ibibazo bikomeye aribwo bigeze igihe cyabyo. Yagombaga kugabanya kurira agatekereza icyari gukorwa. Hari akanimero k'umuntu wo mu gace k'iwabo kari kakiri mu bamuhamagaye. Uwo mugore yaraheruka kumuhamagara amubaza amakuru yo mu mujyi. Bahise bamuhamagara bamubwira uko bimeze ngo nawe bimenyeshe abandi, kandi ngo ababwire ko bari bushyingure ku manywa yaragiye kuza. Landirodi yemereye Roruna kumufasha mu bikenewe byose, umwana akagezwayo. Umwana nawe babaye bamujyanye muri moruga ako kanya. Hatangiye gucya, Landirodi yazanye wa mwana wari ukiri muzima kwa muganga. Landirodi yanze ko bamusuzumira kuri ibyo bitaro bya leta, amwohereza mu byigenga byari hafi aho. Kubw'amahirwe bamusuzumye basanga ameze neza, ari uturwara dusanzwe tutabura ku muntu uwo ari we wese. Bamuhaye imiti mike amugarura ku bitaro. Kuko bwari bumaze gucya, imodoka yari izanye isanduku yarahageze. Landirodi, umukozi we, Roruna n'uwo mwana wari usigaye bajya mu modoka baherekeza yari itwaye umurambo bajya mu cyaro. Nyuma yo gushyingura umwana, Landirodi ntiyigeze atererana Roruna. Yemeye ko bararana mu cyaro amuri iruhande, cyane ko umutima wamuryaga iyo yibukaga ko ibyavaga mu nzu ye ari byo umwana we yari yakarwara,
akanapfa bitewe n'umwanda. Uwo munsi we na Lorna baganiriye birambuye mu kiganiro kiganjemo gusabana imbabazi ku ruhande rwa Landlord no kumvikanisha ko adakwiriye kwicira urubanza ku ruhande rwa Lorna. Yabaye amusize mu cyaro, bemeranya ko azagaruka kumutwara akamugarura mu mujyi, akamubwira icyo yifuzaga ko baganiraho. Nyuma y'iminsi mike byo gushyingura bimaze kurangira, Lorna yaramuhamagaye aza kumutwarana n'umwana we yarasigaranye. Yamusabye kuba atujeho iminsi mike, dore ko bitari kubaho ko atuza burundu yarapfushije umwana we yakundaga, akamwohereza muri salo yaramaze gufungura. Icyo Landlord yifuzaga ko baganiraho cyari cyo n'ubundi. Yateganyaga gufungura salo itunganya imisatsi n'ibindi by'ubwiza byose, yamara kubimenya neza akamugira umukozi uhoraho. Icyo ni nacyo yifuzaga ko baganiraho ngo umve ko yabyemera, ajyemo aho kubaho ubuntu, akore muri salo y'amahembo ku kwezi. Kugeza uyu munsi, Lorna ahagarariye abandi bakozi bose bakora muri iyo salo Landlord we yashinze, kandi aba mu nzu atishyura ku kwezi. Umwana we agize imyaka 8, ubu yiga mu wa 2 primaire, kandi icyo akeneye cyose niwe ukimuha. Kubera ko ubuzima bwabaye bwiza mu rugero runaka, yatangiye gucya, arasubirana, yongera kugira umubiri, dore ko yari yarananutse cyane. Igishimishije ni uko uyu mwaka urarangira ashyingiranywe n'umusore bamaze imyaka 2 bakundana. Bamenyaniye muri salo, uwo musore nawe ariho akora nubwo batakihakora, kuko yabonye akandi kazi. Nyuma yo kumva ibyabaye kuri Lorna byose, akamugirira impuhwe, akifuza kujya amuganiriza ngo amufashe kwiyakira. Imyaka 2 ya mbere yagiye kurangira yisanga atangiye kumukunda, ibyari ubucuti busanzwe babihinduramo urukundo. Ubu hashize imyaka 4 bamenyanye, ariko hashize 2 bakundana, kandi batangiye gukundana uwo musore ari gusezera muri ya salo ya Landlord wa Lorna. Wowe tugeranye ku musozo w'iyi nkuru, umfashe muri comment twifurize Lorna kuzabona ibyiza mu gihe kiri imbere, harimo no kuzakora ubukwe bwiza uko Imana izabashoboza we n'umukunzi we. Naho tuyisoreje, nizere ko turi kumwe no muzo ubutaha.